ngira ngo mu minsi mike ishize nibwo mwabonye i Kigali mu Rwanda hamaze kugera ikoranabuhanga rihambaye. Ndakeka ni nk'ukwezi gushize gusa hamaze kugera ikoranabuhanga rihambaye rya drone itagira abapiloti izajya itwara abagenzi mu buryo bwihuse cyane. Yego rwose byaragaragaye ko iyo ndege yageze muri Kigali, baranayisuzuma bayijyamo rwose barayitwara nyine ukabona ko ari indege iguruka, ariko hari ibintu byinshi rero bimwe na bimwe tutagiye tumenya kuri iyo ndege, kuri iyo drone. Niyo mpamvu rero nkukoreye video nubwo hashize hafi kwezi kugira ngo bashe kumenya ibintu byinshi nyine utarozi kuri ya ndege. Ubundi iyi ndege itagira abapilots, drone cyangwa se electrical vertical take off and landing, yakozwe hagamije gutwara abantu cyangwa ibintu bito mu buryo bwihuse kandi butangiza ibidukikije. Yagaragaye mu Rwanda mu mezi make ashize nkuko ndi kubikubwira nk'igikorwa kigerageza cyerekana urugendo, cyerekana ku ngendo z'indege zifashisha amashanyarazi. Birumvikana neza ko izi drone nkuko wenda mwagiye mubyumva hirya no hino bagenda babivuga, izi drone izo zikoresha amashanyarazi, izo ntabwo zikoresha essence ngo zibe zakangiza ikirere. Rero ubwoko bw'izi ndege ubundi babwita ngo EVTOL, mu magambo arambuye ni Electric Vertical Take Off and Landing. Ushobora kuteta ubyumva neza, gusa reka mbanze mubwire imikorere y'iyi ndege. Ikoresha ikintu mu Rwanda twitwa vandarateri, ariko nazo zikoresha amashanyarazi, nyine bazita electric rotors. Nkuko bigaragara nyine kuri aya mavideo ndi kugenda nkucishirizaho, mfite rero aya mavandarateri menshi ari hagati y'umunani ndetse na 12. Ubundi rero izi propellers zifasha indege guterura cyangwa se kugwa mu buryo butambitse, icyo bise vertical take off and landing. Rero umuriro w'izi ndege uva muri bateri zikomeye cyane za lithium ion cyangwa massem ya hybrids ishobora gukoresha amashanyarazi akomoka ku bindi binyabuziga byabyo. Mu kuba rero kw'indege bundi iyoborwa na mudasobwa cyangwa se icyo bita autopilot, yifashisha GPS, lidar ndetse na radar mu kuyobora no kwirinda impanuka. Urumva ko rero ni indege ibundi ibikoranye n'ikoranabuhanga ku buryo no mu kuyobora biba bidasaba umupilote uyitwara nyine nk'uko bigaragara ku mafoto, hajyamo abantu babiri gusa. Urumva ko rero ibi ari ibintu byiza biba byamaze kugera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero iyi ndege hari n'ibindi bintu byinshi ibirusha izindi ndege nyine tu. Icya mbere, iyi ndege ntabwo igira umupilote nyine w'umuntu uyitwara, byose bikorwa na system y'ikoranabuhanga cyangwa se icyo bita autonomous system. Icya kabiri, ikoresha amashanyarazi gusa, n'andi bita ngo ni eco friendly, nta myuka ihumanya ishobora kuba yasohora iyi ndege kuko nta bintu bya shapoma iba ifite cyangwa se ibindi bintu bindi. Ifite umutekano mwinshi uhambaye, icyo bise propellers nyinshi zikora nk'ubwirinzi. Iyo imwe yangiritse izindi ziba zakomeza nyine gukora akazi kazo. Nakubwiye ko propellers u Rwanda tuzita nka vandarateri. Noneho ikindi kintu, ikora ku ntera ngufi ariko byihuse. Wenda ikunze kugenda nko mirometero 100 cyangwa 150 ku isaha, ariko wenda ikibazo cy'umuriro kikaba ikibazo nyine kuko iyo batiri yayo ntabwo ifite ubuhangange cyangwa se ubwirinzi bwo kumara iminota myinshi itwara cyangwa se imara igihe kinini nyine mu kirere. Ifite ubushobozi bwo gutwara abantu nyine batarenze 2 ndetse n'ibiro bigera kuri 600 byose. Impamvu rero yagaragajwe mu Rwanda ni iyi: u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika byashyize imbere ikoranabuhanga ry'indege zitagira abapiloti, ikizwe nka drone. Kuva muri zipline drone zitwara amaraso ndetse n'imiti, mwabonye na hano impanga zirahari ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwagiye mubona ko drone rwose zigaye zitwara amaraso ndetse n'imiti kugira ngo bakomeze kuvura abarwayi neza. Iyi drone yitwa taxi ni intambwe ikurikira mu gushyira mu bikorwa ubwikorezi bwo mu kirere, urban air mobilities. Urumva rero ni ibintu byiza cyane.
igeragezwa ryakozwe mu mujyi wa Kigali ryari rigamije kureba uko ikoranabuhanga ryaryo rihurizwa n'amategeko n'ibidukikije byo mu gihugu. Urumva rero u Rwanda rurabanza rukamenya nimba icyo kintu bagiye kwa prosheka cyangwa se bagiye kumurika aho ngaho nimba se cyagira ingaruka ku gihugu cyacu, cyagira ingaruka ku bidukikije. Nyine bakabanza bakamika nshoboye yuko ibyo bintu biri safe bitangiza ikirere. Ibi rero nibyo byinshi by'ingenzi wagakwiye kumenya kuri iyi ndege, kuri iyi drone yagaragaye mu Rwanda mu kwezi kumwe cyangwa se kumwe n'igice gushize. Ibi rero nyine nibyo nari nabateguriye. Gusa nyine nanone wifuza ikindi kintu wakumva nagukorera, wanyandikira muri comment ati nkorera iki kintu, maze ukama inama yawe nkaba nabigukwakwanyiriza fast. Gusa nanone wibuke gukanda subscribe nk'ibisanzwe. Iyi ni Topa Official 50. Yewe wumvaga ndi Topa, gana subscribe duhere mu bindi biganiro.